Shalom. Yesu nashimwe. Nongeye kugaruka. Ingiye wa mubyeyi tumaze kumenyerana. Kuba tanzi kuba tarakurikira chano zanjye. Banyita Mukarugera Valentine. Ni umubyeyi Imana yagiriye neza. Mfite umutware n'abana. Ibyo ndabishima. Ndabashimira rero kuko kandi nshima Imana ngiye kubona akanya ko kongera kugaruka hano. Icyubahiro ni icy'Uwiteka, banje kuzamura Imana icyubahiro. Reka ntangire nshima Imana. Data mwiza nyakubaha Imana, ndagushimira ndakunezera kuri uno mwanya. Shimira neza n'urukundo rwawe byandinze n'umunsi wa none nkabanyeze kuri no saha ndi muzima. Ndashimira ko Uwiteka Mana abana abantu tuzajya tubana kuri runo rubuga. Icyubahiro cyawe n'ishimwe ryawe ndabikuzamura ushimwe Mana. Nuko mbere ya byose nyemera Uwiteka Mana, unyeze ibyaha byose, nkureho imyanda yose Uwiteka Mana, kitavuga Imana muri ngiye kibashe gukurwa mu izina rya Yesu, kitaguhisha icyubahiro muri ngiye gikurwa mu izina rya Yesu, kuko ngiye kuvuga Uwiteka Mana neza n'urukundo rwawe. Ngiye kuvuga imirimo wanjye wakoze muri ngiye. Data ndagushimiye, urakoze kubyumvise. Samugisha buri wese uzumva Uwiteka Mana ubona ubutumwa bwiza uzamugire neza. Mana wampaye ijambo rivango ku gaciro k'umuntu imbere yawe n'imbere ya bagenzi bacu, kubanga umuntu na mugenzi we. Ibyo ngibyo warashimiye Mana wabihishuye. Urukundo rwawe rugira neza kandi ndashimira agaciro wampaye Uwiteka Mana ukagahesha n'abandi bose baremye mu ishusho yawe. Data wagize neza guhiraho ino singu yishyira kugira ngo ubashe gushyiraho ibiriho byose bimera amazi n'inyanja. Data ushyiraho amatungo, ushyiraho n'umwana w'umuntu urangije umushyiramo ubwenge buruta ibindi biremwa byose. Ndabigushimira ko nanjye Uwiteka Mana wangize umuntu kubw'agaciro wampaye. Ndagushimira ko wampumekemo umwuka w'ubuzima umunsi none nkabanyiriho kandi nkuvuga. Ushimwe Data n'abandi barabye byose ibyo nishimwe dushyize imbere yawe. Ndagushimira kuko uri Imana ugira neza, mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Shima Imana rero uno mwanya. Ndashimira abagenzi, inshuti, abantu bagiye bashyira commentaire ku rubuga abanyabandi bagiye bankurikira, kandi rwose nanone nkongera gusaba umuntu ujya gutukana kuri no channel yanjye kugira ngo afate igihe cyo gusenga abaza Imana niki kitagenda neza kugira ngo Imana imugire neza, kandi nanjye nkomeje kumusengera. Ni ukuri Uwiteka mugire neza, Imana imusange. Ni ukuri mwaturiho kugirirwa neza n'Imana. Uwiteka Imana yo mu ijuru izongere yuko imirimo ye kandi izamugire neza. Ikiruta byose arusheho kwakira agakiza ku mwami wacu Yesu tu. Imana nihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero numvishije naza kugira ngo nshime Imana. Imana ni nziza, ni ukuri ubuntu bw'Imana bujya buduhaza muri byose. Ariko ndagira ngo ntangire ndirimba indirimbo mu ishimwe ryanjye uyu munsi. Indirimbo zikubiye mu ishimwe ryo gushima agaciro Imana yampaye, zo gushima agaciro Imana yahaye umwana w'umuntu. Imana nishimwe. Ari nako twari dukwiye kugira ngo muri no minsi dutekereze urukundo rw'Imana, twongere kubaka ko Imana yo yonyine, Imana rimwe rukumbi, niyo yegwe guhabwa icyubahiro muri byose, mu byiza no mu bibi, kuko byose bibera kugira ngo icyubahiro cy'Imana twongere kukibika mu mitima yacu kandi duhore dushima. Imana nihabwe icyubahiro. Ntangiye indirimbo rero, indirimbo bita Mugihe cya Nowa. Indirimbo Mugihe cya Nowa, tuzi neza buryo ki Imana yaburiye Nowa mu gihe hariho umwuzure. Imana iteguza Nowa ko hazaho umwuzure. Nowa atangira kubaza inkuge, akajya agenda ahamagara abantu benshi, ariko bamwe bakamubona ko ari umusazi, bakabona ko ari ibyo kwikirira. No mu minsi ya none ko bikiri, umuntu yumva ubutumwa bwiza, umuntu arabwirizwa, umuntu yumva indirimbo, akumva ijambo ry'Imana. Yewe ubu ngubu bisigaye nabishe ko no muri YouTube abantu benshi babwiriza ubutumwa, ariko nubwo tubwumva ntabwo abantu benshi ko babasha guhindukira cyangwa bahindukiza imitima yabo. Hari igihe rero umuntu aba ari mu bintu agahindukira ariko ntahinduke. Ubwo rero iki tushaka kugira ngo ubutumwa bwiza twumva mu minsi ya none, umuntu arakwiye kugira ngo abashe guhindukira. Numara guhindukira ugahindukira uva aho wari uri, none unagize unahinduke kugira ngo urusheho kubana n'Imana. Imana ibihebwe icyubahiro. Ndashima Imana ko ibyo ngibyo yabinkoreye, kandi ni ubuntu bwiretse ku bundi. Si uko nari mwiza ngiye, si uko nakirishije abandi abantu, ahubwo icyo nabarushije ni uko numva ko buri munsi nakwiye kumva ko hari igomba guhinduka mu buzima bwanjye. Imana nishimwe. Si uko tudacumura, ariko umuntu ntagacumure ngo atinde mu cyaha, ntagacumure ngo yumve ko mbese hari icyo Imana idashoboye. Ushima Imana, ufate igihe cyo gushima Imana, ubuzima bwawe buha amashimwe. Nanjye ndashima Imana kuri umunsi wongeye kunyibutsa muri njye ko ngomba ubuzima bw'amashimwe bw'umuntu agomba kubamo, kandi nanjye nkaba mbonye umwanya kugira ngo nishime. Ngiye kuririmba rero Mugihe cya Nowa. Ni indirimbo ahari nakunze kujya nkunda, nubwo ntayibuka yose, ariko ndagerageza muri makeya. Mugihe cya Nowa, bano banze kwihana, bose bamazwe namazi.
bakubwira kwihana ukinangira umutima isi izarimburwa n'umuriro. Tube maso twitegure kugaruka k'umukiza Yesu, kuko ari ntawe uzi umunsi n'igihe. Duhore tumwiteguye. Tube maso twitegure kugaruka k'umukiza Yesu, kuko ari ntawe uzi umunsi n'igihe. Duhore tumwiteguye. Dore waradamaraye urashukwa n'umubiri n'ubutunzi bwo muri isi, kubwo Imana izavuga nibwo uzajarajara have we gukina n'ubugingo. Dore waradamaraye urashukwa n'umubiri n'ubutunzi bwo muri isi, kubwo Imana izavuga nibwo uzajarajara have we gukina n'ubugingo. Tube maso twitegure kugaruka k'umukiza Yesu, kuko ari ntawe uzi umunsi n'igihe. Duhore tumwiteguye. Tube maso twitegure kugaruka k'umukiza Yesu, kuko ari ntawe uzi umunsi n'igihe. Duhore tumwiteguye. Tube maso twitegure kugaruka k'umukiza Yesu, kuko ari ntawe uzi umunsi n'igihe. Imana nishimwe. Igihe cy'umuntu agishigaje muri ino si, iminsi mike dusigaranye muri ino si, buri wese yagombye kwitegura, nkitegura nawe ukitegura, kuko nubwo mu gihe cya Nowa abantu babwirwaga akababwira ati rwose muze mufashe kubaza inkuge hazabaho umwuzure, abantu nubwo batabyemeye ariko umugambi w'Imana wabuze gusohora. Na n'uyu munsi niko bikiri rero, umuntu abasha kubwirwa akabasha kumva ko hari icyo Imana yagomba kugukora kukanga ukinangira. Imana rero ni ukuvuga ngo irankunda njyewe nawe iradukunda, ni ukuri yacyo yadutegereje kugira ngo tutazamera nko mu gihe cya Nowa abantu baratunguwe ariko ntabwo umwuzure wabuze kubaho. Ndashima Imana ni ukuri ibintu Imana ngiye kunyiza mu mutima wanjye, ikongera kunyibutsa ubuzima bwa Nowa, ubuzima yagiye abamo, uburyo yagendaga agaburira abantu ariko abantu ntibashe kumva. Na n'uyu munsi ngo tukirimo turumva inkuru hirya no hino z'ibiba ntibitwigisha, ariko Imana yonyine izajya idusanga ukuri. Imana igusanga ikwigishe, nanjye isanga inyigishe, ugira ubuntu abashe no kwiga none ku ruhande rwe. Burya n'ubuzima turimo mu isi buratwigisha. Basha kudagira mu ijambo ry'Imana, ariko n'ubuzima bw'ubwonyine umuntu harimo bukakwigisha. Imana nishimwe ko mwarimu wacu ni Imana, kandi Imana yacu itwigisha neza uko ishaka. Mu bihe bitandukanye Imana ikatwigisha. Ndashima Imana yo kubw'ibyo ngibyo. Reka turirimbane indirimbo y'149 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Numva igufashije rwose, ufite igitabo wihangane no ndirimbo tuyiririmbane. Wihangane tuyiririmbane kuko ni indirimbo nziza ivuga ku rukundo rw'Imana. Ire ndashima Imana kuko Imana idukunda kuruta abandi bantu. Imana ikankunda cyane. Imana nayo iragukunda cyane, ariko kandi rwose nifuza kugira ngo buri wese abane n'Imana akaramata. Atindane nayo kuko izatugira neza. Mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi ikuzimu rugerayo. Rwatumye yisoza mu isi yacu, rw'indushya turuhure, na cya kiraro cy'inzererezi rwatumye asacyakira. Na cya kiraro cy'inzererezi rwatumye asacyakira. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana ntibari
bose be kwibukwa, nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, ng'urw'iryo kundo tw'abari mu isi nirwo rutazashira, nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urw'iryo kundo tw'abari mu isi nirwo rutazashira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi, ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, ntibabimara ntibyakwirwaho, hakaba inyanja ariyo, ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, ntibabimara ntibyakwirwaho, hakaba inyanja ariyo. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, kandi uko ikunda umwana wayo njye niko inkunda, nakwiriye nari umugome n'ukwima Yesu ngo mbambirwe ku musaraba, mubo yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mu isi yose, nzajya ndirimba urwo rukundo rwinshi dukwize mu isi yose. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, kugeza iteka ryose. Amen. Urukundo rw'Imana yacu ntacyo twarugereranya narwo, niryo mpamvu nanjye nari nezera kugira ngo uno mwanya afate igihe cyo gushima urukundo rw'Imana, urukundo Imana yaduhaye, agaciro Imana yaduhaye ikatugirira abantu rwa rukundo rwayo, kuko agaciro Imana yaduhaye iyo iza kubishaka yari kungira itungo, ishaka yari kungira inyanja, iyo iza kubishaka yari kungira ikindi kintu, ariko Imana ishimwe ko yangiriye neza, nta kintu urukundo rw'Imana yampaye yari kugereranya nayo. Niyo mpamvu numvishe muri uno mwanya yawe uri igihe cyanjye cy'ishimwe kugira ngo ushime Imana, kandi rwose kubwo agaciro Imana yampaye, icyo ni icyubahiro nsubiza Imana yanjye nishimwe, irabikwiriye. Agaciro Imana yampaye ako niko nzajya ndirimba, agaciro Imana yampaye ako niko nzavuga mu buryo bwose uko mbishoboye, mu byikora Imana yankoreye byinshi cyane, rero no munsi iracyakora, Imana yacu iracyakora, Imana ya Valentine iracyakora, Imana yagize neza, nukuri sinzi uko nabivuga. Nawe uzaho yakugiriye neza nshuti yanjye, Shuti yanjye mwene data mugenzi wawe nawe afite ibyo Imana gukorera akakwiye gushimwa umwanya ubuzima bwawe bukaba ubuzima bwishimwe kuko nzaye ko hari icyo yakoze mu buzima bwanjye hari icyo yakoze nawe mu buzima bwanjye bwawe wowe ubasha kunkurikira ni ukuvuga ngo igihe kijye kigera umuntu yicara ati ariko Imana mu buzima bwa Imana ni iki yakozemo
mu myaka afite ubu ngubu ngezeho niki Imana yankoreye, noneho ufata igihe cyo kwishima. Ni ukuri ntabwo umuntu azahora asaba ati Mana wampaye tukamera nk'abana b'ingayi. Oya, hari igihe cyo kwicara umuntu agashima Imana kuko uti Mana niba ndabishima ko wabinkoreye, Imana niba ndabiguhaye kuko wabinkoreye. Imana rero ni byinshi yagiye inkorera mu buzima bwanjye, ushize nabuhaye ubuhamya gatoya bw'Imana yankoreye, na n'uyu munsi iracyakora. Ngo irakora iyo Mana irakora, ngo irakora bagenzi banjye, ngo irakora iyo Mana yanjye irakora iyo Mana irakora, ngo irakora bagenzi banjye, ngo irakora iyo Mana yanjye irakora bagenzi banjye, irakora iyo Mana yacu irakora, ngo irakora bagenzi banjye, ngo irakora bagenzi banjye, irakora iyo Mana irakora igira neza, iradukunda iyo Mana irakora iyo Mana irakora uyu munsi, irakora n'ejo hejo hashize yarakoze, irakora iyo Mana yanjye irakora iyo Mana irakora, ngo irakora bagenzi banjye, irakora iyo Mana yanjye irakora iyo Mana irakora. Haleluya. Ni ukuri iyo Mana nta cyabuza kudushima kuko ni Imana ikora. Ni Imana ikora mu gihe cyayo, mu gihe yabishatse. Ni Imana itagikorwa mu nkokora n'ibyo twibwira n'ibyo tugambirira. Irakora, ifite ikizagukorera. Yizere wowe wenyine, wakire Yesu nk'umwami nk'umukiza wawe, umuragize byose mu buzima bwawe, ibikugoye bimuragize, maze uhora uyishima, usare ko izaba bikunda ibyo gukorera. Ni ukuri pe, mu bitugoye Imana irabishoboye, aho ubwira udashobora Imana irashoboye, aho wabuze ubufasha Imana irabufite. Ni ukuri pe, Imana ndayishimira kuko ishoboye byose. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana iduha agaciro kugira ngo twereke ko ishoboye muri twebwe. Imana yacu rero nishimwe. Ndangiye mbasaba umugisha w'Imana. Ni ukuri dutenere n'Imana, hamwe no kuyisenga, hamwe no kwiba hafi, izatugirira neza. Umwana w'umuntu abasha kuba atagira icyo agukorera, ariko Imana irashoboye. Imana yacu irashoboye. Ni ukuri. Hari abantu benshi njya numva ugasanga abantu bigujeho ubundi cyangwa bakajya gushaka ngo imiti, bakajya gushaka ibintu runaka bitabafitiye akamaro, ariko hariya ntabwo Imana ihaboneka. Mu mashimwe yayo, kuko Imana ushimwe ko n'icyo wagikoze. Iyo ushimye Imana rero kuko amashimwe ni ibiryo by'Imana, avuga ngo kuko Imana ikunda kutwumva iyo turi kuyivuga. Imana itega amatwi burya ikumva. Niyo mpamvu rero ngiye kumva afite amashimwe y'Imana muri njyewe, numva nta pfunwe binteye. Woya, Imana yacu ni nziza. Ni ukuri data, ndacyagushimira Mara ku byo wakoze, ndacyagushimira n'ibyo urimo gukora uno munsi, ndacyagushimira n'ibiri imbere ugamije kongera gukora. Ndagushimiye Imana, ishimwe ni iryawe. Ndagushimira imbere y'amahanga kuko ishimwe ni rya muri wowe, uridushyiraho kugira ngo tugushime, urigushiraho kugira ngo tukuvuge ukuri, ntacyo tugabanyijeho. Nkushimiye byose wakoze, ntabiba birenze kimwe, birenze bibiri, birenze bitatu, birenze bine, birenze bitanu, birenze n'icumi, birarenga bikanakomeza. Ibyo byose bihaye icyubahiro Mana. Ndagushimiye ibyo wakoze ni byiza. Komeza ukore muri njyewe, ukomeze kunjya imbere, n'ahandi uzakomeza ukore, n'ubundi uzakomeza ukore, no mu rwanda uzakomeza ukore. Ishimwe ryawe rizakomeza kuzura mu mutima wanjye. Icyubahiro ni icyawe. Haleluya. Icyubahiro ni icyawe Yesu, ndagushimiye. Ubyumva uri mu ijuru Mana, icyubahiro ni icyawe uri mu ijuru. Intebe yawe ni iy'icyubahiro ibihe bidashira. Ndagushimira uri Imana. Haleluya. Ushimwe data mwiza. Nuko rero mbasezeyeho, mugize neza kubazabasha kunkurikira. Uyu munsi nakagumye kuvuga ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi wari uw'amashimwe muri njyewe. Numvishe nuza amashimwe, numva nashima Imana kuko Imana irakora. Imana yaduhaye agaciro. Rero ijambo twatangiye tuvuga ngo Imana yaduhaye agaciro. Imana yampaye agaciro, vuga ngo uha agaciro mugenzi wawe kuko nawe ukiha. Ijambo ry'Imana vuga ngo ukunda mugenzi nk'uko wikunda. Rero agaciro twakwiye kugira ngo Imana yaduhaye agaciro.
impa agaciro imbere yayo, impa n'agaciro imbere ya bagenzi banjye, nanjye nkuhaye agaciro kuko Imana nanjye yakampaye, ndaguhesha icyubahiro kiri imbere y'Imana, kandi rwose Imana iduhana umugisha kuri wowe nanjye. Shalom, musigane amahoro y'Imana.